Muraho neza nshuti zacu bavandimwe, twongeye kubaha ikaze kandi twongeye kandi kuza kugaruka kuganira namwe, guhana ibitekerezo kandi karibu kaze. Kaze bene data, turabegereje. Iki ni ikiganiro cyacu twembi twaje kugirana. Mu by'ukuri haraciye iminsi tutabaganiriza, tutaganira, tutumva icyo Imana ishaka cyangwa se icyo umwuka ari kubwira amatorero. Mu by'ukuri ni byiza gutanga ubutumwa bwiza, kandi birivuga ngo twahawe impano zitandukanye, twahawe bitandukanye. Rero iyo wumva undi biragufasha, none nawe ntugendere ku byo wowe uvuga gusa cyangwa se uzi. So rero ni iby'ingenzi kuba twese duhura, tugahuza community, tugahuza amayishurirwa, tugahuza ibyo twumva, iby'umwuka duhishurira, twese tukabisangira. Rero niyo mpamvu turi hano kandi twagarutse, turabasuje iminsi myinshi, muze kubana natwe, ntitubarambira, turaganira umwanya muto. Rero tubahaye ikaze, tujye mu mwanya wacu rero kuzana topic yacu turi buganireho uno munsi. So kubohoka, twari twatekereje ku gakiza, ariko birangira tuvuze ku kubohoka. So kubohoka ni ikintu cy'ingenzi, wenda twaganiriye ku by'agakiza. By the way, kubohoka n'agakiza ni kimwe. Okay. Noneho twaganiriye ku gakiza ubushize. Noneho turavuga kubohoka. Ni ukuvuga ngo hari igihe ukizwa ariko ukaba ukiboshwe muri wowe. Kuko abantu benshi baraboshwe. Agakiza ni uko umunsi umwe, ariko kubohoka. No kubohoka ni ikindi. Hari ijambo Yesu yavuze avuga hejuru y'umugore yirukanye nk'abadayimoni. Yirukanye mu muntu nk'abadayimoni umwe, none aravuga ngo uwo muntu mbese niyo deliverance, niko kubohoka yari amukoreye. Aravuga ngo umwuka rero uwo wa Satani uragenda, nuburaho uba uruzagaruka. Nugaruka ugasanga ngo muri wa muntu warakubuye. Ni ukuvuga ngo azagenda azane benshi barindwi, kandi bamurusha ubukana, bamurusha imbaraga, bamurusha ubushobozi. Noneho ngo ibyurya ngo ahanyuma hujya muntu habe habi kurusha hambere. So ni ukuvuga ngo kubohoka urashobora gukorerwa iyo deliverance, kuko tuba tuzibona, ukabona ngo hateguye igiteraniro cyo kubohoka, noneho bagasengera umuntu, ukabona dayimoni ngo yamuvuyemo, noneho ukagira ngo wenda birangire hariya. Wenda umuntu arashaka kukubwira ngo wabohotse, ariko nyamara kubohoka Satani azahora ashaka kwinjira, kugaruka, kugira ngo akubohe. Kurumva kubohoka ni ukuva mu bubohe. By the way, wenda simzihererana ikiganiro, reka twumve ko wenda yumvira ijambo hejuru yo kubohoka. Wowe urabyumva gute? None kubohoka, njyewe ukuntu mbyumva, ni cya gihe uri mu muhamagaro cyangwa uri mu itorero, mu muhamagaro nyine, ariko nanone ufite, tuvuge nk'impano kanaka, uri umuririmbyi, ariko utarabohoka, ugifite ikindi kintu Imana idashaka muri wewe ugikora. Tuvuge par exemple, uraririmba, uracyasambana, uraririmba, uracanywa inzoga, kijya gihe utarabohoka muri wewe. Ariko iyo wakijijwe, cyangwa se kubera ko gukizwa uzukizwa ibyaha, ariko nanone tukagira ibindi bintu biba bitaratuvamo, kuko siko byose biza bituviramo rimwe. Uko ugenda usabana n'Imana, niko Imana igenda ikwigisha ikintu kugira ngo ukibohokeho. So tuba dukizwa dufite ibintu byinshi Imana itabishaka muri twebwe tukigenderamo, ariko nyine iyo ugenda wegera Imana cyane, usabana n'Imana, hariho kubohoka. Nibwo uza ugenda ubona icyo kintu mbese cyari kikubereye imbata muri wewe, Imana ikikubohoye kikakuvaho. So ni muri ubwo buryo mbyumva. Kubohoka ni ugusenya. Reka tuvuge wenda warufunge mu kazitiro runaka, warufunze, ni ibintu wowe ubwawe utari kubasha, mbese niko kuvuga ngo urashaka kuhava,
ariko bikanga. bikanga. So kandi ababohoka si abanyabyaha, ni umuntu wakijijwe, none agasanga hari ibyo adakunze, hari ibyo adakunze bimuboshe bimubase, kuko gukizwa urashobora gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko tumenye ibyako gakiza ukongera ukabatwa. Kuriya ni no mu bitekerezo, kubatwa ntimubirebere kure, ni muri ibi bitekerezo, kubera ibitekerezo by'umuntu bitarahinduka abakibaswe, kubera bitarahindura ibitekerezo tuza wimenya uriwe uwo wahindutse kuba we. Niyo mpamvu udakizwa gusa ngo nimbara Yesu akurekere hanze, aza ashaka kuba mu itorero kugira ngo uregwe. Iyo ni deliverance. Deliverance si uko gusa ngo bagusengeye bagukubita hasi urahagurutse ngo baye urabohotse, cyangwa wakiriye agakiza ku kanya, nko kwa kundi babwira abakristo ngo ni bande bakeneye gukizwa, bakeneye gukizwa, kwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. So ugasanga wagiye nyine mu bantu, wagiye imbere ukaja gukizwa nk'abandi bose nk'uko natwe twabigenjeje, ariko by the way urabona inyuma yaho hariho byinshi biba bikubase bitarakuvamo. Hari ukwakira, hari no kubana n'Imana kugira ngo Imana ikubature muri bya bindi byose, mbese ubashije kwakira, wumva ko warekura ku kanya wakizwamo. Ikidendezi nimba unakivuyemo aza ashaka kigusubizemo, nimba ari ahantu wari ufungiwe, nimba uhavuye uhakuwe aza ashaka ahagusubiza. So rero umukristo rero wakijwe agomba kwicara, akica n'ijambo ry'Imana kujya waritegera, uzi ko ariho hakorerwa deliverance kurusha deliverance zose. Kubohoka kuba uko ukomeza kumva ijambo ry'Imana no gusenga no gusabana n'Imana, ukagenda ubohoka, ukisanga wa muntu yarahindutse, wa wundi mwari muzi kuri ibi ngibi ugasanga ntakibibamwo, ntakibikunda, byararangiye. Kuko haba hari imbaraga ziri gukora muri wowe, wakira zikubita hasi za mbaraga zose zari zikuboha. Kuko Satani azatuboha, Imana yacu ntizituboha. Imana ntizitugira imbata, zitugira umudendezo, abana babohowe umudendezo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, yansigiye kugira ngo bohore abari mu nzu y'imbohe. Kubera ayo mavuta iwe azaza kugukura mu bohe. Biriya ntivuga ngo agusubiza mu bundi bubohe, ahubwo akura umudendezo. Niko kuvuga uri umwana w'Imana, iki ni igihugu cawe. So uraboshwe ahantu hamwe udashobora kuva ngo wenjoyinge izuba iby'Imana yaremye ukabure ufungiwe ahantu gusa. Aguha umudendezo kugira ngo ugende wenjoyinge izuba, wenjoyinge ubuzima. Ubwo nibwo bita ubuzima. Ukuboshwe ubwo si ubuzima, tuba ufite ubuzima. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wagushirira limite, tugomba gukora ikintu wemere. Umuntu uri mu mbohe hari ibintu ataba yemerewe, tiwemerewe kubohoka k'umuntu. Reka tubivuge muri ubu buryo. Uriya muntu yari afite ikintu kimubase, ariko nyine urumva akeneye kukubohoka, mbese abohoka kivemo, mbese kimubohora. Niki wabwira kuri uwo muntu wari ufite ikintu kimuboshe ariko ashaka kukivamo? Ni iyihe nama womuha kugira ngo abashe kukivamo, kugira ngo akomeze akibohokemo? Nuvuga ngo impamvu ububoshwe si imbaraga zawe. Icambere, hari umuntu wagufashe aje kugufunga, kandi uwo muntu wagufunze yaragufite imbaraga. Ntabwo wowe umuntu utamurusha imbaraga, cyangwa se utamurusha autorite, ububasha. Hano polisi irashobora kugufunga kubera wakoze icyaha. Iyo wakoze icyaha niko kuvuga ngo ubu ubaye umunyategeko imbere ya polisi, kubw'itegeko n'ububasha yahawe. Si ubwiwe, si imbaraga zigaragara ku mubiri zituma abasha kukuboha, ahubwo n'itegeko riri hejuru yawe, ni ubutware buri hejuru yawe bugushizemo. Si polisi ugushizemo, ni ubutware runaka. So kuko ku isi rero hakoreraga ubutware bwa Satani, rero afite ububasha bw'abana b'abantu, kuko ku Mana baracumura, ku Mana bakora ibyaha, ku Mana ntibafitanye ubusabane, Imana ntikorana, mbese batuye mu isi yayo. Twinjiye mu isi ya Satani. Kuva buryo umwana w'umuntu yavuye ku Mana muri Edeni, yinje mu bwami bwa Satani, kuko Satani ibyo yashatse gukora yabigezeho. Rero abinjiza mu isi yayo, arabakoresha,
ahora akorera abantu bari mu butware bwa Satani bakorana nawe bakora ibyo imitima yishakiye ibyo imibiri yabo yishakiye ibyo babyita gukorana na Satani. Mu Efeso ibice 3 ni ugukorana na Satani. Twahoze dukorana n'imyuka mibi yari yaragiye n'ikirere iragifata, nta masengesho yumvigwa kuri bo ntaki, nuko ngo twari mw'isi yayo. Yesu rero icyamuzanye ni ukubohora abantu, yaje kudukingurira atukure, nuko ngo muri ubwo butware muri izo mbaraga ni kimwe nuko bo gufunga. Reka tuvuge wenda kuko Amerika urayizi ukuntu izikora, ndashobora kugenda mu Rwanda cyangwa se igihugu cyacu cyose cyo muri Afrika, ndi umusitizeni mfite ubwene gihugu, none bakamfungira ikosa Amerika itemezanya naryo. Amerika izizikagukura hantu, izizika igasaba umuntu wabo, kavuga ngo mutubohorere umuntu kubera ibi nibi tugendeho, ivyo bihugu bikarekura wa muntu. Iyo ni Amerika. So kubera iki ifite imbaraga, nuko ngo bisaba abandi bafite indi autority, ariko si umuntu wese saga ubwo kose koza ngo muturekurire umuntu. Hari uduhugu tuzatumenya yuko banafunze n'umuntu wabo. Nuko hari ibihugu bitazabimenya ko unafunzwe. Hari aho woja, reka tuvuge uvuye mu gihugu giciriritse, niko kuva muri Kongo ukaja mu kindi gihugu bagufunga Kongo ntinamenye ko wanafunzwe, tizimenya ko abasitizeni bayo bari mu gihugu cyangwa batari mu gihugu, tizimenya ko wasohotse cyangwa winjiye, tizimenya naho utuye, tizi na adresi yawe. Ariko iki gihugu kirashobora gutanga gusa kikavuga ngo turategetse mufungura uwo muntu, wa muntu bakamusohora. So ico rero nico Yesu yaje gukora. Yesu yazanye ububasha n'ubutware bwo gutangaza gusa akavuga Satani rekura uwo muntu. Ico cyonyine n'iryo jambo, nuko ngo ico bisaba niki kuvuga ngo buhoke uve hahantu, kuko hari igihe Yesu yoza kukubohora ariko wowe ukiboha ukanga kuvayo. Umunsi waratangajwe wo kubohoka, niko kuvuga ngo yasize itangazo ati bari mu nzu y'imbohe uno munsi barabohora, ariko wewe ugakomeza ukumvira Satani, ukumva Satani. None ntiwumvire ico Umwami Yesu yavuze, nuko ngo afite ubasha kuri Satani kandi yaramunesheje amwaka ubutware, ariko wowe ukaguma muri bwabo nta kazitiro gahari. Ariko kuko wakuzeko niko gutangariza imbata ukayibwira ati wambata we kuva none uzusangira na sobusha ku meza, ubu nyine wahindutse umwana w'umwami. Ariko ntabyite akareba cya cyubahiro cya sebuja akumva ntiyogenda ngo yicare basanga. Niko kuvuga ngo reka tuvuge ngo wari imbata ukorera umuntu runaka, none papa wawe uba mu cyaro bakamugira umwami w'igihugu, bakaza kukubwira ati yewe noneho ga uzi ko sebuja ubufite imbaraga, uzi kuri hejuru ya shebuja wawe, kuko papa wawe yabaye umwami wawe, umwami w'igihugu cyose. Ariko wa muntu akanga kubyumva, biragoye no kubyumva. Biragoye kuvuga ngo uva muri ubwo bubata kera wumva utegeka sobuja n'ukuntu wamwubahaga n'ukuntu wamwumviraga, kandi bizakugora ko niyo mpamvu bizagusaba bakwigishe kugenda nk'umwana w'umwami, kuvuga nk'umwana w'umwami, bizakugora, bisaba amashuri bakwigisha. Niyo mpamvu biba bisaba twige ijambo ry'Imana kugira ngo umenyere yuko wahindutse umwana w'Imana, yuko wahindutse umwana w'ubwami. Biragoye, bisaba kwiga kugukuramo ya none tukiri kuri iryo jambo kubohoka. Gusoma ijambo ni byiza, simbyanga 100%, ariko nanone ndisoma ariko riherekeresha amasengesho. Kubera ko ushobora gusoma ijambo ry'Imana nturitahure kandi warisomye, ariko iyo wasenze Imana zibasha kugutahuza muri ya masengesho. Dushaka no kubwira abantu, iyo wabaswe n'ikintu kugira ngo kiriya kintu hari igihe ushaka kukivamo, ariko ukumva hari izindi mbaraga ziri kumusunikirayo, ukumva wowe ushaka mbese kugira ngo ubohoke n'icyo kintu, ariko ukumva hari izindi mbaraga ziri kugukwega. So icyo gihe ikintu ukora urasenga cyane, urasenga cyane. Kandi ikindi nacyo kugira ngo uve muri cya kintu ukareba impamvu kiriya kintu kiriko cyanga kukurekura ngo ubatugwe n'iki. Hari igihe uvuga ati kiriya kintu ndagihebye, ariko kubera ko udahebye biriya bintu biri gutuma ushaka kubohoka, ahubwo bikarusha kugukwegaho. Hari ibyo tuza tureka, hari ibyo tuza twirengagiza, ibintu byinshi
turavugana n'abantu bakijijwe nibo bashobora kumva icyo kintu. hariho umuntu ushobora kukuvuga ngo kugira ngo ubohoke hari ikintu ushobora kureka ngo ubohoke. Of course kirahari 100%. Hajya Paul yavuze ngo gerageza gukora ibyiza ariko ibi bikanyitanga imbere. Yes. Nuko ngo niko kuvuga hari kimboshe, hari kindusha imbaraga. Kuko njewe nuko ngo nshaka gukiranuka, naguriwe gukiranuka. Ariko kubera wa muntu wa kamere agakomeza angwanya ariko aravuga ngo Imana ishimwe kuko izoje inkiza ku bwa Yesu Kristo. Nuko ngo twebwe dukeneye Kristo, dukeneye izindi mbaraga, dukeneye undi ufite ubushobozi. Hajya yavuze ngo aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bw'Imana bwarushijeho gusaga. Nuko ngo aho ububata bwagwiriye bw'icyaha tubaswe niho n'ubuntu bw'Imana busagira bukorera. Nuko ngo rero n'Imana yararebye iravuga ngo ubuntu ntanze si ubw'ubusa, ntanze ubuntu kugira ngo bubashe gufasha abantu, kuko ibyaha byagwiriye ubuntu bw'Imana burushaho rero gusaga. Ubuntu bwayo nayo yohereza ingabo yitwa ubuntu. Iyo ngabo iri hejuru y'icyaha. Nuko ngo hari ubuntu bw'Imana icyaha kiba kibuza imbaraga. Rero nta buntu bw'Imana icyaha kiracyadufiteho imbaraga. Icyaha ni umusirikare ukomeye ufite intwaro ushobora kukwinjiza mu kuzimu neza akakwica. Tekereza ikintu gishobora kuzana urupfu cyitwa icyaha. N'Imana ishaka ko tubaho. Imana ishaka ko tubaho. Rero uko kubaho nuko iza n'umurinzi ukurinda kugira ngo tuwicwe na cyaha. Niyo yohereje Yesu Kristo kugira ngo abe umukiza. Ni ubuntu bw'Imana. Yesu Kristo kwamuhaye kubw'ubuntu. So ubwo buntu rero atanga uwo muntu buturinda ingaruka z'icyaha, bukaturinda icyaha. None ukabatuka mu byaha, ukava mu byaha atari kwa gusa ngo karakurinda ngo ukora icyaha ngo ariko ntupfe. No, aza gukuraho mbese ntube mu buzima bwo gukora ibyaha, kuko icyo twadukora cyitwa icyaha kikira twinjiza mu rupfu. Nawe akazana ubuntu kugira ngo ubwo buntu buturinde gukora icyo cyaha, butubature kuri icyo cyaha kugira ngo butwinjize mu bugingo buhoraho. So niyo mpamvu dukeneye rero nta kindi twobyishoboza ku bwacu. Umuntu wese akeneye ubuntu bw'Imana kunesha icyaha mu mbaraga zabo, agashaka kubikora mu mbaraga zabo. So dukeneye ubuntu, kandi ubwo buntu nuko dusabana nayo. Uko urushaho gusabana nayo niko ubuntu bukomeza kwiyongera, kuko ubuntu bwo yarabutanze. Niyo mpamvu natwe dukeneye ubwo burinzi, dukeneye kumwegera. Ukavuga ngo singenda nta bodyguard, singenda nta murinzi wanje. Umurinzi wanje ni Yesu Kristo kuko icyaha kiza gishaka uko niko Imana yabwiye Kayini. Iravuga ngo dore icyaha kiri tugatugira ku rugi, niwe gishaka, kirashaka kwinjira nucemerera. Nuko ngo umurinzi wawe yakagombye kuba Imana, yakagombye kuba Kristo. Mbese ukavuga ngo singenda nta Kristo, aho Kristo atari sinshaka kuhagenda. Rero hari ni muri presence yayo, gusabana nawe, gusabana nawe kugeza ubwo mbese aho uri hose ukahora muri ubwo busabane. Icyaha rero ntikizakugiraho ububasha, ntikizakugiraho imbaraga. Ufite ubusabane n'Imana na Yesu Kristo. Ni icyo ngicyo gusa. Tibagiwe no ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose tubishobozwa nande? Na Kristo duha imbaraga. Byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Iyo uvuze ngo nshaka gutandukana n'iki ukumva urahawe wenyine ku mbaraga zawe, ntabwo biza bishoboka. Ariko iyo ugomeje gufosinguza ku Mana wisaba ikwambika imbaraga, ukabasha kubatuka muri cyaha. Niki ushobora kubwira abantu bakijijwe inama babahereza? Kuko usanga wenda umuntu yarakijijwe abaye mu itorero imyaka n'imyaka, ariko uko wari umuzi niko akiri, yitwara akijijwe. Tubona impinduka ziba. Ese urabyiba niki bagomba gukora? Niki wumva cyo bafasha mu buzima bwabo kugira ngo bahinduke babe intangarugero ku batarakizwa? Mu kanisa twese siko twadukijijwe. Hari abagenda bajana n'ibintu bitandukanye, ariko umuntu wamenye Imana niki yakora kugira ngo umuntu ahinduke? Bivuga muri ubu buryo, twese mu buzima busanzwe hari ibyo twagiye ducamo bitandukanye, ariko nanone ukavuga ngo ni zihe mbaraga wagize kugira ngo ubashe kuva muri cya kintu.
imbaraga njyewe nagize kugira ngo mve muri cya kintu, ntabwo umuntu azakizwa ntabyo yaciyemo. Twese dufite ibyo twagiye ducamo, ariko ibyo byose imbaraga zabyo ni uko nasenze. Nagerageza mu buryo bwose bwo kumva ko nshaka gucika mu kintu, nkagerageza kwegera Imana ndi gusenga. Icyo gihe iyo wegera Imana uri gusenga, niyo turi gusenga, Imana iziduha ubwenge bwayo, ikagenda ikwereka ndabigenza gute muri ubu buryo kugira ngo nkivemo, basi mbashe gukura mu itorero. nuko ureka icyaha, niko njyewe mbyumva nkanjye. Gukura mu itorero nuko ureka ibyaha ukagendana mu ijambo ry'Imana ridusaba, ariko uririnda icyaha. kandi ibyo kugira ngo ubyirinde nyine niko bisaba, nuko usenga cyane. Iyo usenze uzukura, kuko iyo usenze Imana izigenda iguha ubundi bwenge, ukagenda uko wegera Imana akaba ari kugenda ikungura mu bwenge bwo gutuma ibasha kugukuza bitewe n'aho ishaka kukugeza ako kanya. Niko nabyumva. So ni ukwegera Imana cyane kuri jyewe, ukanasenga cyane. Iyo wasenze Imana iziduha ubwenge, niyo izigenda itwigishiriza tukabasha gukura. Nuko byumva. Bene data murakoze cyane. Ntawoba mu isi ngo ayigumemo, ayituremo, ayigenderemo ngo nimara yitegure impinduka, yitegure kubohoka, kuko Satani azashaka abari hanze nyine, abari hanze. Kandi ntazashaka n'abafite, azashaka babandi bo mu itorero, bazashaka kugira ngo bakwegere hanze, kugira ngo nabo bamusange. Ariko so rero abari hanze Satani abafiteho ububasha bwose 100%, ariko uko usabana n'Imana ugenda ukubita hasi. Ijambo ry'Imana riza ritubwira mu Bakorinto urwandiko rwa 2 ibice 10:4, hazatubwira yuko intwaro, nubwo tugenda dufite no mubiri, ariko intwaro zacu z'intambara yacu imbere y'Imana zifite imbaraga zo gukubita hasi bihome no kubisenya impaka n'ikintu cyose cishira hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata ngo mpiri bitekerezwa tukabigomora Kristo. Kurumva hari izi ntwaro zishobora gufata mpiri ibyo turimo turatekereza, ibitekerezo bibi. Hajya Satani yinjiza, yanyuzaga ibitekerezo byayo. Kakujya kwa Petero, uribuka ko Petero yazaga akabwira ikintu Yesu akamubwira ngo mvi nyuma Satani. So bivuga yuko ibitekerezo byo byari bikicuzuye Satani. Satani wari umuyoboro yakoreshaga kuvuga ngo agere kuri Yesu, akumva ko atobwira Yesu suko atomubwira, ariko akanyura muri hahandi afite ububasha. So nuko ngo ibyo bitekerezo rero tugomba kubifata mpiri, ni ugusenga. Ibyo ba Petero bakoze, ibyo intumwa zakoze, zifata ibyo bitekerezo mpiri, none bakazakora umurimo w'Imana. Satani azatubuza gukora umurimo w'Imana no gusohoza icyo Imana yaduhamagariye. Uko abantu bose baboshwe kudasohoza umuhamagaro w'Imana. Satani yokure kugakora ibindi byose, ariko igihe uzashaka gusohoza umuhamagaro w'Imana, gukora icyo Imana ishaka, icyo yagushiriye hano ku isi, Satani ntazacemera. Kuko irema Adamu na Eva yabahaye ubutware. Satani abone ko bagendera mu cyo Imana yabaremeye, aravuga ngo mba kubagwanya, mbese ntibabeho muri ubwo buzima, bagende bahinge, bagende bagere ku buzima babushake, ariko ntibabeho mu buzima bwuzuye, mu buzima baremewe. So rero kuba mu buzima waremewe nibwo butsinzi, niko kuba mu butsinzi, kubaho uri gukora icyo Imana igushakaho, icyo yaturemeye muri Yesu Kristo. Turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo ngo tuyigendere, iyo yitegurije gukuva kera. So Satani icyo kintu utazagishaka, n'igihe wagikora nizo ntambara zo zatera. Nubwo atoshika kuri wowe, azanyura mu bandi bazaguca intege. Izo wawe ukora neza, umuhamagaro urimo bakubwire sinti womera nk'abandi, we nti wokora nk'abandi, turi mwise Bwana, kubera ko ariko wawumvira Imana, kandi ntacu uzakena kuko wakorera Imana, ntacu uzabura kuko wakorera Imana. So rero tugomba kuba mu buzima bwo kumvira Imana, bwo gukora ibyo Imana ishaka, bwo gusohoza umuhamagaro w'Imana. Ubwo nibwo buzima bwuzuye, ko niko kubohoka. Rero reka dusoreze aha ngaha kubw'umwanya. Tushimira abadukurikiranye. Ibi ni ibiganiro byiza cyane byubaka, bifasha. Tituri hano gusa ngo turi kwenyine, turabizi n'umwuka w'Imana ari hagati yacu. Imana iri hagati yacu kugira ngo ikuganirize, ikugereho,
uno munsi ntago byari accident kugira ngo udutegere. Rero Imana ibamugisha, mwagize neza, natwe hari ibyo twizemo, hari ibyo twumvise bitubereye bishasha, turi bugende natwe twumve, turakurikirana natwe ino video, twumve twige icyo umwuka yazaganiriza itorero. So Imana ibamugisha.